Uraho Scovia? Muraho neza. Mwigeze kumva ko anshotora ngo dutarame? Nagira ngo dutarame. Kandi ufashe cyane. Ukabaho ukaba intwari. Subiramo. Ukabaho ukaba intwari. Ujya ashaka ko nsubiramo se? Ririmba tugende. Ahubwo ndirimba. Namwe dufatanye. Subiramo. Twagiye. Turirimba. Ukabaho ukaba intwari. Ukabaho ukaba intwari. Ukabaho ukaba intwari. Ukabaho ukaba intwari. Urinda indabaganizi. Ukabaho ukaba intwari. Ukabaho ukaba intwari. Urinda indabaganizi. Ntiwasubiye inyuma. Ntiwasubiye inyuma. Ntiwasubiye inyuma. Ntiwasubiye inyuma. Cya gihe cy'itabaro. Ntiwasubiye inyuma. Ntiwasubiye inyuma. Ntiwasubiye inyuma. Ntiwasubiye inyuma. Cya gihe cy'itabaro. Nyakubahwa umuyobozi w'umujyi wa Kigali, nyakubahwa umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe, rubyiruko rw'u Rwanda mwitabiriye iki gitaramo, mwiriwe neza. Ndabashimiye cyane kuba mwitabiriye iki gitaramo cyateguwe mu rwego rwo kwizihiza no gusingiza intwari z'igihugu cyacu. Kikaba ari umwanya w'agaciro kadasanzwe, umwanya wo kuzirikana, gushima no guha icyubahiro intwari z'u Rwanda zadusigiye umurage w'indangagaciro zikomeye mu mateka y'igihugu cyacu, harimo ubumwe, ubutwari, ubwitange, ubwangamugayo, kunoza umurimo, gukunda igihugu, ubupfura n'izindi. Nk'uko musanzwe mubizi, ni akamenyero, tariki ya 1 Gashyantare buri mwaka u Rwanda rwizihiza umunsi w'intwari z'igihugu. Muri uyu mwaka tukaba tuwizihiza ku nshuro ya 32 ku nsanganyamatsiko ubutwari n'ubumwe bw'Abanyarwanda, inkingi z'iterambere. Iyi nsanganyamatsiko yatoranyijwe kubera ko ari ishingiro ry'amateka yacu, ishingiro ry'aho twavuye, aho tugeze n'icyerekezo cy'aho tugana. Ubutwari bw'Abanyarwanda si amateka yo gusoma mu bitabo gusa, ni umurage dukomora ku bakurambere bacu baranzwe n'ubutwari kuva u Rwanda rwahangwa kugeza ubu. Abanyarwanda tugomba guha icyubahiro intwari zahanze u Rwanda, intwari zaguye u Rwanda zikanarinda ubusugire bwarwo, intwari zaharaniye ubwigenge bw'u Rwanda, n'intwari zabohoye u Rwanda ku ngoyi y'ubutegetsi bubi n'akarengane, zigahagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Muri myaka 32 ishize jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe, turaha kandi icyubahiro intwari zikomeje kurwana urugamba rutoroshye rwo kongera kubaka u Rwanda rushya rushingiye ku bumwe, amahoro, iterambere, imiyoborere inoze n'imibereho myiza y'abaturarwanda bose. Rubyiruko rwacu, mu muco wacu intwari ni umuntu ukurikirana icyo yiyemeje kugeraho, kivamo igikorwa cy'ikirenga gifitiye abandi akamaro, akabikora mu bupfura n'ubwitange buhebuje, kandi akirinda ubugwari mu migirire ye, ntagamburuzwe n'amananiza. Intwari ni umuntu ushyira imbere inyungu z'igihugu kurusha inyungu ze bwite. Ni umuntu wemera kwitanga, agaharanira icyiza, akarwanya ikibi aho ari hose. Ni umuntu ugira umutima ukunda kandi ukeye, wuzuye ubuntu. Intwari z'igihugu zidutoza indangagaciro zo gukunda igihugu, kwitanga no guharanira ibikorwa by'ingirakamaro. Zidutoza kandi kuba intangarugero mu myifatire, mu migirire no mu mibereho yacu ya buri munsi. Tukamenya gushyira inyungu z'igihugu n'iz'abandi imbere inyungu zacu,
bityo tukaba abaturage bubaka u Rwanda rushingiye ku ndangagaciro y'ubumwe n'ubufatanye bw'Abanyarwanda twese. Rubyiruko rw'u Rwanda, abashyitsi bahire, bayobozi, muri mwebwe rubyiruko harimo intwari za none n'iz'ejo. Turifuza ko mwese muba intwari z'u Rwanda. Ubutwari bwa none ntibugaragarira mu rugamba rw'umuheto nk'uko byahoze mu bihe bya kera, ahubwo bugaragarira mu bikorwa byose bigamije iterambere n'imibereho myiza y'abaturarwanda. Umunyarwanda w'uyu munsi agomba kuba intwari yo gukora umurimo unoze, guhanga imirimo, kurinda igihugu no kugiteza imbere no gusigasira ibyagezweho. Ibyo tukabihuza no kwirinda ibikorwa bidutesha agaciro nko kugambanira igihugu, kugira ivangura, ruswa, icyenewabo, kwiyandarika n'izindi ngeso mbi zishobora kudindiza iterambere, ubumwe bw'Abanyarwanda ndetse n'imibereho myiza ya buri wese. Rubyiruko, muri iki gihe twizihiza intwari zacu, ndagira ngo nongere mbibutse byanavuzwe mu kanya gashize, kuzirikana no guha agaciro ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda ruduhuza. Ikinyarwanda ni inkingi y'ubumwe bwacu, ni indangamunyarwanda, nicyo kiduhuza kandi kikadutandukanya n'abandi. Ikinyarwanda ni ingobyi y'umuco wacu, ni umuyoboro w'indangagaciro zacu, ni igikoresho cyo gutanga uburere n'ubumenyi, ni inkingi y'iterambere rirambye. Tugikomereho, tukibungabunge, tukirinde. Nicyo gituma twiyumva nk'umuryango umwe, tukumva kimwe imigambi y'igihugu, tukagira icyerekezo kimwe, nk'uko indirimbo y'igihugu ibivuga mu magambo igira iti: umuco dusangiye uraturanga, ururimi rwacu rukaduhuza. Rubyiruko, gukunda Ikinyarwanda si ugusubira inyuma, si ugushyira imbere, ahubwo ni ugushyira imbere isano iduhuza nk'Abanyarwanda. Nta terambere rirambye ridafite ishingiro mu muco n'ururimi rw'igihugu. Gukoresha neza Ikinyarwanda rero, kukivuga no kucyandika neza, ni kimwe mu bikorwa by'ubutwari kandi by'ingirakamaro muri ibi bihe. Ni ukurandura ibisigisigi by'ubukoloni bwagerageje gusenya abo turi bo. Ishingiye ku nsangamatsiko y'umunsi, ubutwari n'ubumwe bw'Abanyarwanda, inkingi z'iterambere, ndongera kwibutsa Abanyarwanda twese, namwe mwitabiriye iki gitaramo, ko ubumwe bw'Abanyarwanda aribwo bwakijije u Rwanda, nibwo bwadukuye mu mwijima butwinjiza mu rumuri. Ubumwe nibwo bwatumye twiyubaka nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, nibwo bwatumye twongera kwizera ejo hazaza. Abanyarwanda dukwiye kuzirikana ko twese turi umuryango umwe, dufite amateka amwe n'icyerekezo kimwe. Ubumwe ni ukwemera gukorera hamwe, tugaharanira kugera ku ntego z'iterambere rirambye ry'igihugu cyacu, dufatanyije twese, ntawe usigaye inyuma. Nk'uko tubivuga iteka, ubumwe bwacu n'izo mbaraga zacu. Ubumwe kandi bushimangirwa n'umuco dusangiye n'ururimi ruduhuza. Amateka ya vuba y'isi atwereka ko ibihugu byikuye mu bukene bikiteza imbere ari ibyahashye ubumenyi n'ikoranabuhanga byubakiye ku muco wabyo. Bashyitsi bahire mwitabiriye iki gitaramo, rubyiruko rw'u Rwanda, mu kurangiza ndongera kugaruka ku murage dukomora ku ntwari z'igihugu. Intwari zacu zatwigishije ko igihugu cyubakwa n'abantu biyemeje kukirinda no kucyitangira. Uyu munsi natwe turasaba kuba intwari mu mitekerereze yacu, mu migirire n'imyitwarire yacu. Tugomba gukomeza kwigira ku mateka, gusigasira ibyagezweho, gukunda Ikinyarwanda no kubaha umuco wacu, gukomeza ubumwe bwacu no guharanira iterambere rirambye. U Rwanda ni urwacu twese, ejo hazaza h'u Rwanda hari mu maboko yacu. Duharanire kuba intwari z'ukuri, intwari zubaka, intwari zihuza Abanyarwanda, intwari zihesha igihugu ishema. U Rwanda rwacu ruhorane intwari, Imana y'u Rwanda ibaherekeze. Murakoze. Ko mwari mwasinziriye se? Ukabaho ukaba intwari, ukabaho ukaba intwari, uri indengabaganizi. Ayo mashyitsi yongere cyane.
simbabeshye mbonye akazi minisitiri azakora nagera mu zabukuru. Baturirimbiye nawe gatoya. Njye na minisitiri twaririmbye hari hasigaye, ariko reka mbereke, agiye kuririmba wowe na meya. Nibyo aririmbe meya, Ashaka kumva meya aririmba. meya w'umujyi aririmbe.